Bakomeje nanone gukurikira ibiganiro kuri Kamkama TV Rwanda, tuje kuganira n'ababyeyi tuvuga ngo iki, tugiye kuvuga ku kiganiro cy'uburyo wagirana ubushuti hagati y'umubyeyi n'umwana. Ni iki umwana yakora ngo ahorane ubushuti n'umubyeyi we, ni iki umubyeyi yakora ngo ajye ahorana afite ubushuti n'umwana we. How to improve parent-child relationship. What can a parent do to maintain his or her relationship with children, or what a child can do to maintain the good relationship between him or her with parents. Ni iki umubyeyi yakora ngo ahorane ubushuti n'ubusabane n'abana be? Ni iki abana bakora ngo bahorane ubushuti n'ababyeyi? Ni ikibazo kirimo gukomera, usanga rwose babana mu rugo nk'abari mu mashyaka atandukanye, nk'abantu bahanganye. Tugiye kureba ni iki cyakorwa. Ikintu cya mbere abantu batajya baha agaciro ni uguhoberana buri munsi. Guhobera umwana wawe, cyangwa yewe mwana guhobera umubyeyi wawe, hug each other on a daily basis. Guhoberana, burya iyo uhobeye umuntu ujya kumva ukumva uramwiyumvamo, ya mibiri uko yegeranye ukumva hari ikibahuza gikomeye. Rero ni byiza ko icyo kintu cyo guhoberana cyongera kikagaruka mu muco, abana n'ababyeyi bakajya bahoberana. Niyo umwana agiye kujya ku ishuri arimo asezera umubyeyi akamuhobera, yaba avuye ku ishuri akamuhobera, umubyeyi yavuye ku kazi agahobera abana, bizatuma abana bumva uri umuntu woroheje muri bo, uri kumwe nabo, bityo bishime. Ikindi cya kabiri, turn off technology devices during interaction. Iyo murimo kuganira, ibikoresho byose by'ikoranabuhanga bikureho, shyira hasi, umwereke ko ari we murimo kuganira. Kuraho telefoni, kuraho laptop, biba byiza kuraho televiziyo, mwicare muganire. Keretse niba muri mu kanya ko kumva yenda imiziki kimwe, murimo mwumva amakuru kimwe muganira, ibyo byaba ari byo. Ariko hari ababyeyi usanga arimo ahereza umwana ibere, cyangwa arimo amuganiriza arimo areba na filime muri telefone, afite ekuteri mu matwi. Mu by'ukuri umwana aba abibona ko utabyitayeho, urimo kubikora ngo umwikize gusa. Ariko ni byiza ko ibikoresho by'ikoranabuhanga byose bishyirwa hasi cya gihe urimo kuganira, gukina n'umwana wawe. Ikindi cya gatatu twakora kugira ngo tugire ubushuti n'abana bacu ni iki? Connect before large decision making or transitions. Igihe cyose hari imyanzuro ikomeye, igihe cyose hari impinduka ku mwana wawe cyangwa no kuri wowe, biba bikwiye ko mubiganiraho. Niba ugiye kumuhindurira ishuri, ntabwo ari kwa kundi ugenda uvuga ngo njye nahisemo kujya kwiga hariya. Mubwira impamvu ushaka kumuhindurira ishuri. Dufate urugero, yigaga ku kigo runaka, ariko wowe mu bushishozi bwe nk'umubyeyi ukabona bitagenda neza, afite urugomo, afite ibirangaza, cyangwa ishuri ritakikora neza, aho kugira ngo uze umubwira ngo nakwandikishije ahantu niho uzajya kwiga, oya, mwicaze umuganirize, umwereke impamvu n'impamvu wamuhitiyemo, hanyuma abyumve, bityo azabikora yishimye. Ikindi dukwiye gukora ababyeyi kugira ngo tugirane amasano cyangwa se ubushuti n'abana bacu ni spend quality time with our children. Tugire umwanya uhagije wo kuba turi kumwe n'abana bacu. Nitwirukanyire mu mafaranga cyane, nitwirukanyire mu kazi cyane, ariko tujye dufata akanya dutemberane n'abana bacu, dukenane n'abana bacu, twishimane n'abana bacu, batwiyumvemo, batwisanzureho. Ikindi, encourage emotions instead of shutting them out. Umwana naba afite amarangamutima ashaka kukubwira, yarakaye se, arishimye se, ibintu byose uko bimeze kose, umva ayo marangamutima ye aho kugira ngo umucecekeshe. Hari ukuntu umwana abona ibintu bisekeje, yaseka umubyeyi akamukabukira, wisakuza ceceka. Cyangwa umwana yagira ikimubabaza yarira, akamubwira ati ziba aho ngaho. Ntabwo ariko bikwiye kugenda. Menya impamvu asetse, menya impamvu arize. Niba asetse akakubwira, nawe mufashe museke. Niba arize, gerageza umuhoze, wumve impamvu arize, aho kumubwira ngo ziba aho ngaho. Kwa kumuzibisha ni kwa kundi ufatirana umujinya muri we,
ejo akazasohokana nk'ikibombe gituritse, cyangwa urabona kwa kundi mu giturage bafata nk'inzoga zino z'urwagwa cyangwa ubushera bagapfundikira, icyo kigiye guturika giturika nabi. Ni kwa kundi rero ubuza umwana guseka, ubuza umwana kwishima, ubuza umwana kukubwira ikimubabaje, ubuza umwana kukubwira amarangamutima ye. So mutega amatwi umwumve kugira ngo nawe yumve abohotse. Ikindi dukwiye kujya dukora, listen to understand not with the intent to react. Umwana nashaka kukuvugisha, mutega amatwi kugira ngo usobanukirwe icyo ashaka kukubwira, aho kugira ngo uhutireho utanga ibitekerezo byawe. Mutega amatwi umwumve, wumve icyo ashaka kukubwira. Ikindi turi dukomerezaho, respect boundaries. Umwana nawe muha akanya yisanzure, muha akanya akenane na bagenzi be, muha akanya asure inshuti, muha akanya agire igihe ahura n'abavandimwe, muha akanya agire icyo akora cye yihitiyemo, muha akanya agire icyo yisanzuramo ku giti cye, muha akanya ashudikane n'inshuti ze. Nakubwira ko ari abagenzi bari bumusure, mubaze se turabakiriza iki, baraza ryari? Umwereke ko umwubashye, wubashye bagenzi be, wubashye abashyitsi be, umuhaye akanya agakora nawe ibyo ashaka nawe. Respect boundaries. Hanyuma icyo dusorezaho cyangwa icyo nsorezaho ni catch your child in the act of doing something right. Ishimire guhora usanga umwana wawe akora ibyiza, aho kugira ngo uhore umugwera ko yakoze nabi. Aho yakoze nabi akaba ariho uvuga, aho yakoze neza ntuvuge. Oya, iteka ishimire kwereka umwana wawe ko wamubonye akora ibyiza kuruta uko wamubonye akora ibibi. Niba ikiganiro kigushimishije, kanda subscribe, ugisharinge no ku nshuti zawe no ku babyeyi bagenzi bawe, kugira ngo imiryango yacu igire imisano nziza hagati y'abana n'ababyeyi.